Perezida Paul Kagame njye nanamufata nk'ubuzima bwanjye bushingiyeho, kuko ibyo amahitamo nagiye nkora yose y'ubuzima bwanjye nagiye nyashingira kuri we. Ubucuruzi nkora uriya Perezida Paul Kagame ndamufata nk'igishoro cyanjye, kuko hakaba n'abandi bataye umutwe babitwa abanyarwanda babuze ubwenge, buzuza umwanda mu bitekerezo byabo, bafata ubwonko babushyira mu gifu, igifu bagishyira mu bwonko. Abo ngabo nabo bagashaka guhora bamwerekana muri ubwo buryo, ariko bakoreshwa na cya gifu bazamuye bakagishyira mu bwonko. Bajya bavuga ngo iyo umuntu asenyurwe ngo umutiza umuhoro, kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanga no kubona. Njya byoroshye nkavuga ni buri wese agira amahitamo ye, ariko amahitamo yawe jya ureba icyo akwerekezaho. Ushobora guhitamo kuba imbwa ukaba nyagasyogore, ushobora no kugira amahitamo mabi yo gutekereza yuko uru Rwanda warusenya, twakwica utararusenya, ugapfa ukagenda. Ntabwo ari menasi, ni reality. Yego, amahoro y'Imana abane n'abakunda One Nation Radio, Radio ya Diaspora Rwanda, ijwi ya Diaspora Rwanda, ariko n'abandi banyarwanda bose aho bari mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko bameze neza. Uyu munsi tugira umugisha wo kwakira Munyakazi Sadat. Tuguhaye ikaze nubwo turi wawe imbere ya One Nation Radio. Murakoze cyane. Reka amahoro y'Imana natwe tuyifuriza abadukurikiye, nawe ubwawe turi kumwe. Navuga ngo twese tugire amahoro y'Imana, kandi dukunde u Rwanda, dukunde abanyarwanda, tube umwe kugira ngo tuzagire aho tugera hakomeye. Ni byiza kuganira nawe Sadat, ni byiza cyane kuba watuboneye umwanya. Reka tuganire ku gihugu cyacu. Ukunze gutanga ibitekerezo n'ingero nk'uko mu kanya tuganirije zikomoza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo yavuze, uko yabivuze, ibyo yakoze. Unakunze no gutanga ubutumwa busubiza direct abandika ku mbuga nkoranyambaga bashaka kuvugana u Rwanda, bashaka kwerekana ko ibintu mu Rwanda bitameze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuri wowe umusobanura ute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku buzima bwawe bwihariye avuze iki? Urakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu ijambo rimwe ni umugabo w'igitangaza. Umugabo w'igitangaza, mbivuze gutyo nkagarukiraho, menya ahari naba nzimije cyane abantu ntibabyumve, ariko ni umugabo watanze ubuzima ku gihugu, atanga ihumure ku gihugu, yerekana ko byose bishoboka ku gihugu, atanga amahirwe kuva ku muntu utazwi nka Munyakazi Sadat kugera ku bazwi, ntabona ko narondora aka kanya. Aba icyitegererezo cy'abari bafite amahitamo meza yo kugira aho bigeza ku gihugu cyabo, kuri bo ubwabo no ku gihugu cyabo. Aba umurinzi w'u Rwanda n'abanyarwanda, aba utanga ihumure ku mitima yari ibabaye, ndetse aba n'utanga ihumure ku mitima yari yarahonotse cyangwa se yari yahonnye. Aba umucunguzi w'abanyarwanda bari iyo mu mahanga,
batabonaga igihugu cyabo, ababera munsi ubazana i Kanani cyangwa ubazana i Rwanda. Perezida Paul Kagame nanamufata nk'ubuzima bwanjye bushingiyeho, kuko ibyo amahitamo nagiye nkora yose y'ubuzima bwanjye nagiye nyashingira kuri we, yaba kuvuga ngo mbe umunyakuri mbikesha we, kutagira ubwoba mbikesha we, gukunda igihugu mbikesha we, ubucuruzi nkora uriya Perezida Paul Kagame ndamufata nk'igishoro cyane, kuko mufata nk'igishoro kubera iki? Kubera yuko intambwe yose ntera nyitera mureba nanamwigana, nanumva yuko hari icyo arimo kubimfashamo, kandi nuko wenda umwanya watari na munini nagenda ngo ingero zagiye zituma koko mufata nk'igishoro kuri njyewe. So Perezida Paul Kagame rero ni byose ku banyarwanda. Navuga yuko reka mwite mesiya w'abanyarwanda, kuko yaje atanga igisubizo, atanga ibisubizo abantu batanatekerezaga ko bishoboka, araza arabitanga kandi atwereka yuko bishoboka. Ni n'umubyeyi by the way, kuko urebye imiterere yacu, imiterere y'abanyarwanda, iyo aza nk'umuntu utari umubyeyi cyangwa udashyira mu gaciro, ntekereza ko hari byinshi atari kuba yarakoze nk'uko yabikoze. At the end now turimo kureba, turimo kwenjoyinga ibyo yadukoreye. So Perezida Paul Kagame ni igishoro kuri twebwe, akaba igicuruzo kuri twebwe, kuko ubu ngubu brandi ye ni ku isi yose, naho tugana mu mahanga hose kugenda umwirata uvuga uti mfite perezida, mfite umuyobozi, abandi bo bagusobanurira ibirenze ibyo ngibyo, akaba n'inyungu kuri twebwe, kuko ibi byose turimo ni umunyenga we, ni inyungu twamukuyeho. So Perezida Paul Kagame njya mbura amagambo, n'ubu ndavuze byinshi ariko ntabwo ndumva ijambo ryiza namubwira reka nkumva koko ko umutima wanjye wishimye. Ibyo rero mbikesha ibi byose yatugejejeho, ntabwo ari uko ari muremure cyangwa ari inzobe cyangwa ananutse cyangwa agize gute, ahubwo agaciro ke tugakesha ibikorwa bye yatugejejeho. Ibikorwa bye birahari, biranivugira kubisobanura. Ni umucunguzi, ni igishoro, ni byiza ku banyarwanda, ariko ubona ko abantu bose batabibona kimwe. Habona nko mu mahanga abantu bamusobanurira ukundi, ni umunyagitugu. Ibintu byaje muri iyi minsi bita ngo ni kampanye yaje ku Rwanda nyuma y'uko rwakiriye UCI, na mbere yaho imikino twakiraga bavuga ngo u Rwanda ruri gukoresha icyo bita sport washing, ni gukoresha imikino kwiyerekana neza, ariko hari ibikorwa bihari. Kuki hari umuntu wamusobanurira gutyo nk'uko umusobanuye, abandi bakamusobanurira mu buryo buri contraire y'uko umuvuzi yuko batsinzwe? Buriya l'homme de valeur, umugabo w'agaciro, niwe uhora avugwa. Kuba amahanga i Washington, i Paris, Londres, i Bruxelles, hehe bahagarara batari ko hari umunyafurika tugomba guhozaho inkeke, ni uko abateye ubwoba, kandi akabatera ubwoba kubera ibikorwa babona arimo gukorera abaturage be. By the way, ntabwo Perezida Paul Kagame aha ripote abazungu, ripote ayiha abanyarwanda, kuko nibo bamuhaye mandate, nitwe twamuhaye mandate. Twamubwiye mandate, abantu bajya bishuka ko ari imyaka runaka yo kuyobora. No, ubuhaye umuntu ububasha bwo kukuyobora, akaguteza imbere, akakuvuganira, akaguhagararira, akakurwanirira, akakurinda, akagira ibintu byose mu gihe runaka. Iyo mandate rero Perezida Paul Kagame ayikora neza ku buryo ibabaza abatayishimira, abatishimiye iterambere ry'u Rwanda. Iyo tubonye rero biriya, tukabona abanyamahanga, reka mbariho mberaho, bahagurutse bahagaze, ujye umenya ko message yabagezeho.
ujye umenya ko barimo kubona u Rwanda nk'inyenyeri, barimo gushaka kuzana ibihu byo gukingira rwa rumuri ruva ku nyenyeri, ariko bo ntibabishobora kuko inyenyeri yamuritse iba yamuritse nta kiyihagarika. Hakaba n'abandi bataye umutwe babitwa abanyarwanda babuze ubwenge, buzuza umwanda mu bitekerezo byabo, bafata ubwonko babushyira mu gifu, igifu bagishyira mu bwonko. Abo ngabo nabo bagashaka guhora bamwerekana muri ubwo buryo, ariko bakoreshwa na cya gifu bazamuye bakagishyira mu bwonko, bwa bwonko bakabushyira mu gifu, bagakoreshwa n'amaco y'inda. Ntibagire icyo batinya igihe bashyize umutiba w'inda yabo imbere. Abo ngabo bagakora ibishoboka byose icyiza bakacyita ikibi, bagakora ibishoboka byose ikibi bagashaka kucyita icyiza, kugira ngo bazabone umwanda baruha mu bifu byabo, babone ibyo batunga n'ibyo bangiza. Abantu nk'abo mu banyarwanda miliyoni zigera kuri hafi 14 basigaye mbarwa, ni bake cyane. Kubera iki? Kubera ko Perezida Paul Kagame yatumye twisobanukirwa. Iyaba u Rwanda ruba rukiyobowe n'abapumbafu, aho sosiyete nini yarangwaga no kuba irwaye amavunja, inda, kutoga, kutiyuhagira no kutagira gute, erega uko mbona ku mubiri burya n'imitima niko uba umeze. Uyu munsi abanyarwanda barakeye, iyo ubabona ubona ko bakeye, ubona ko ari abantu bafite ibinezaneza, itoto, isuku. Ibyo nabyo tubikesha Perezida Paul Kagame. B'abanyamwanda rero bagisigaranye umwanda wabo bajyana mu mutwe no mu gifu cyabo, abo ni bake cyane, ariko barahari. Twebwe igisubizo ni kimwe, yahakiduhaye, ni ubumwe bwacu, ni ugukunda igihugu cyacu, ni ukwemera kubazwa inshingano kuri twebwe n'abayobozi bari bo bose. Niba Perezida wa Repubulika avuga ati tugomba kubazwa inshingano, ubwo se wowe wenda uri umukozi runaka nka Sadat aha ngaha, natinda kubazwa inshingano, nakwanga kubazwa inshingano gute? Ariko akanatubwira ati murebe kure, mwaguke. Ubu ni nacyo tageti, tuvuge ngo u Rwanda rwamaze kwerekana ko bishoboka mu Rwanda, tugomba no kwerekana ko bishoboka muri Afurika, tukanamamara ku isi yose. Nibwo tuzaba dusubije ba bandi bose. Gusa icyo navuga, ntawuhagarika urumuri rw'inyenyeri. Iyo inyenyeri yacanye nta cyayihagarika. Uwo mwanda rero bashaka kugira, kujijisha abantu. Ejo ubwo mu kwa mbere bavugaga muri Congo, ejo bundi bavuga UCR, ejo bundi bavuga Chogama, ejo bundi bazabwejagura, twe dukora ibikorwa bibasubiza, bizageraho bifuza uru Rwanda, barubonesha amaso yabo, ariko badashobora kugira ikibi barukoraho. Kandi ibi rwose wenda mu myaka 20-30 ishize ntitwatekerezaga ko byashoboka, ariko today dufite icyo cyizere, turavuga ngo birashoboka, kuko noneho twabonye n'umusingi wabyo, ariho nyakubahwa Perezida Paul Kagame yadushingiye. Ubwira icyo abanyarwanda bumva bene ibi bintu, kuko abaturage twariyo tubabona hirya no hino ku isi, abaturage bibagirwa vuba, bakibagirwa neza umuntu yabagiriye, bakumva iby'ahandi bakareka ibihari n'ibyo babona. Nicyo ubona ku banyarwanda mu buryo aya makuru adakwiriye gutuma hari ibihinduka mu byo babona cyangwa mu myumvire yabo, bagatangira kubona ibindi bintu ukundi. Kandi aho twabibonye kenshi, abaturage bumvisha ibyo abanyaburayi n'abazungu bavuga, bakirengagiza ibyo umuyobozi wabo yabagejejeho, byarangiye nawe. Twaribonye nko kwa Gaddafi muri Libya n'ahandi hatandukanye. Bivuga iki kuri icyo kintu ku baturage bumva ibi bintu? Kuko barabyumva, internet irahari, amateleviziyo mpuzamahanga arahari, n'ibindi byose barabibona bakabisoma. Bajya bavuga ngo iyo umuntu asenya urwe ngo umutiza umuhoro, kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanga no kubona.
burya ngo rega umuntu ashobora kuguhana ujyayo ntumwumve, ariko iyo uvayo akaguhanura uramwumva. Ntabwo ibyo byose numva ari byo bikwiriye abanyarwanda. Tw'abanyarwanda twageze habi hashoboka. Jenoside yakorewe abatutsi nta kibi kizayirenga kizabaho muri iki gihugu, nta na kimwe. Abakuru twarabibonye, abato turimo kubibabwira. Njya byoroshye nkavuga nti buri wese agira amahitamo ye, ariko amahitamo yawe jya ureba icyo akoherekezaho. Ushobora guhitamo kuba imbwa ukaba nyagasyogore, ushobora guhitamo kuba umugabo ugaca mu bikomeye ariko ukaba umugabo, ushobora guhitamo ko uru Rwanda ruba paradizo, ruba igihugu cy'igihangange. Ushobora no kugira amahitamo mabi yo gutekereza yuko uru Rwanda warusenya. Twakwica utararusenya, ugapfa ukagenda. Ntabwo ari menasi, ni reality. Ibi tugezeho mu myaka 30 byasabye effort z'abanyarwanda benshi. Bamwe baritanze ku rugamba rwo kubohora igihugu no kurinda igihugu. Twarinze igihugu, twambuka tukajya Kongo, tukarasa Haduyi kumuva Mugunga kugera i Kinshasa. Abantu bagenda n'amaguru. Ibaza umuntu witanze kuri ibyo bintu byose kugira ngo uyu munsi Sadat nicaye ahangaha unsanze, kugira ngo uyu munsi u Rwanda ruba rwubashywe ku isi yose. Wowe ukagenda ukicara ukavuga ngo abazungu bavuze ngo buriya ngo ntitubayeho neza ngo kuko batubujije gusenya imihanda. Imihanda kugira ngo isenywe, hari abanyarwanda bafashe mu mitungo yabo barasora, hari abanyarwanda babyitangiye, hari abanyarwanda, hari perezida utarasinziriye. We rero ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uraje ngo urasenya ngo tugukundire, ariko reka tunatekereze yuko utageze aho ngaho, kuko ibyiza u Rwanda rugeraho birugaragaza nk'igihugu cy'igihangange kizabaho uyu munsi n'ejo hazaza. Wowe rero ntabwo waharanira kujya kuba ikigwari utekereza ko waza gusenya nk'ibyo twabonye abanyamurengwe biba muri kwa Kadafi 2011. Ahubwo tugomba kumva yuko tugomba kubaka ibyo twubaka tukanabirinda, ariko si no kubirinda, tukanabiraga abadukurikira, tukavuga ngo ibyo twabashije gukora ni ibi, namwe nimukomerezeho. Ariko ibyo bikanatanga icyizere yuko ubuyobozi bw'u Rwanda ni ubuyobozi butanga icyizere ku banyarwanda, ni ubuyobozi butanga amahirwe ku bantu bose, ni ubuyobozi bukora ibishoboka byose kugira ngo umunyarwanda abeho neza. Nubwo tutarabigeraho ngo bibe 100% twese tubeho neza, ariko bizageraho iki gihugu aba baturanyi bose, baba abakongomani, yaba abarundi, yaba Tanzania, yaba abaganda, bajya baza kutwigiraho, bajya baza kudushakiraho amaronko, baza kumva yuko mu Rwanda ariho bashobora kubonera ejo heza habo. So nimwumve yuko abadushuka batabishobora kubera amahitamo twakoze, kubera imyumvire twagezeho, no kubera ubushake n'urukundo tugomba gukunda iki gihugu, ndetse n'intambwe n'ubutore twatojwe na His Excellency Paul Kagame ndetse n'umuryango wa RPF Inkotanyi, kuko wendaga kuza ukaba wabyangiza nk'indi miryango yabayeho ya politike, ariko bo bahisemo kubaka iki gihugu nka gakondo yacu, nk'aho tubona yuko ariho hacu. ukomeje ku Burundi, ukomeje no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bantu bakombye kuza kwigira mu Rwanda, ariko urebye ubuyobozi buhari ibyo ntabwo biri hafi, kuko mu minsi ishize Perezida Neva yigeze kuvugira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko abaturage b'abanyarwanda baboshywe bagomba gukurwaho ubutegetsi bw'igitugu buyobowe na Perezida Kagame, bakaba free. Ibyo yavuze amagambo asubiramo yari yavuzwe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uvuga iki kuri aba bakuru b'ibihugu babiri
berekana ko batishimiye ubuyobozi buriho, berekana ko bafite umugambi wo gufasha abashaka gukuraho leta iriho mu Rwanda. byonyine gutekereza gufasha cyangwa gutekereza gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda ni ikimenyetso ko utagira ubwenge. Ubaye ufite ubwenge wabona ko u Rwanda rutavogerwa, wanarubona ko rudakinishwa. Niba twebwe nk'abanyarwanda ku isi yose ari twe twihagarikiye jenoside yakorerwaga abatutsi, izindi jenoside zabayeho akavuga iy'abayahudi yahagaritswe n'isi yose, ariko twebwe abanyarwanda bari bibumbiye mu mutwe wa RPF, ingabo zitwaga EPR zarahagutse zihagarika jenoside. Ibyo nta handi biraba ku isi. Icya kabiri, niba u Rwanda warafasha ingabo zitsinzwe ugafata abajenosideri, ugafata abazayirwa, ukagira gute bagashaka kugaruka kubungabunga iki gihugu, bakakurasa bakakwirukankana igihugu kigukubye inshuro 89 bakakikwambura. Ega ni amateka. Niba u Rwanda rwarabashije gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, izo ngamba zikaba zimwe mu zanetralije force negatifu zose zashaka gutera iki gihugu cy'u Rwanda, zikaba netralize mu gihe kitarenze amasaha 48 ku ngamba z'ubwirinzi. Nta nubwo twasheweye ingabo ngo tujye kurwana nabo, ku ngamba z'ubwirinzi. My friend, ufite ubwenge ntiwanatinya kuvuga kuri icyo gihugu. Perezida Neva yapfushije abasirikare batari munsi y'ibihumbi 15 muri Congo. Perezida Tshisekedi ingabo ze ikintu zizi ni ukwirukanka zimaze gusahura no kwangiza abaturage nyuma y'ubusinzi bukabije. Mfite ingabo nk'izo sinanatinyuka kuvuga, ariko reka mvuge ngo nibyo babuze ubwenge, bagerageje gukora ibyo ngibyo bavuga. Igisubizo ni kimwe, umushyitsi wese tumwakira uko yaje. Iyo uje ubyina kinyarwanda twakira kinyarwanda, iyo uje ubyina gikongomani twakira gikongomani. Iyo uje rero ufite imbunda urasa urusasu ku munyarwanda, ubu dushyize aho dukunda, turakurasa ku buryo n'ujya unasinzira ubirota. Tshisekedi na Neva Evariste ndabizi neza yuko badashobora gusinzira, kubera ko iyo bavuze ku Rwanda baba bazi icyo bavuze cyo. Navuga rero ngo ibyiza inama nabagira nuko twakwibanira mu mahoro, kandi buriya tuzi kubana mu mahoro. Ariko niba badakora icyo bazabona icyo baharaniye. Kandi abanyarwanda turi ready gushyigikira umuyobozi wacu, perezida wacu, turi ready gushyigikira ingabo zacu, turi ready kwishyigikira no gushyigikira iki gihugu ku ngamba z'umutekano. Utekereza ari iki gisembura urwango bafitiye u Rwanda mu mvugo bavuga buri gihe rwose ubona u Rwanda? Ni ibintu byinshi, ariko bishingira cyane ku mateka y'aka karere, aho Umubirigi gashakabuhake wakolonije aka karere yaje arema imbwebwe azishyiramo urwango rutuma zigomba kwanga abandi bantu bose. Izo mbwebwe azishyiramo muri aka karere kugira ngo zijye zimufasha kukadestabiliza. Arangije bana kera iwacu mu biturage abantu babaga bafite inka rero tukajya kwahura n'ibiki, ariko mukagira n'akabwa kaba mu rugo kugira ngo kagire amahane, wajyaga gushaka amavubi muze yariyo twaba dusimba
iyo bavuga Amavubi ntabwo ari ananirwa gutsinda, utuvubi twa bushari tukatugaburira twatubwa tukagira amahane menshi. Izi mbwebwe rero nazo zo muri aka karere, nivuga imbwebwe mwumve ba bantu buzuranye amacakubiri b'ibikoresho by'abazungu bo gusenya aka karere, nabo babagaburiye ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku ideoloji ya jenoside. Bavukira muri yo, bakuririra muri yo, tunifuza ko bagapfuye kugira ngo bajyane nayo, batangirane n'indi new generation. Aba bantu rero bashingiye kuri urwo rwango rwatangiriye, navuga yuko rwabibiwe mu Rwanda, rukwirakwizwa muri aka karere. Urwo rwango rutuma n'abayobozi dufite aka kanya mu baturanyi bacu batakaza kapasite yo gutekereza, kuko nta kapasite yo gutekereza bagira. IQ zabo ziri hasi cyane, biroha mu rwango rushingiye ku ideoloji y'amacakubiri n'amoko n'ibindi byose bijyanye nabyo biganisha kuri jenoside kuri jenoside ishobora gukorerwa abantu runaka. Ariko iyo ideoloji igashingira kuri jenoside yo kurimbura ikintu cyitwa umututsi, kuko bamutujwe ko ari we mwanzi w'aka karere. Urwo rwango rero nirwo rubakoresha mu kwagura u Rwanda, kuko nk'abanyarwanda twaje kuva mu bintu by'amoko, tubavuga ngo ubwoko bwacu tubaye abanyarwanda, igihe twavugaga ndi umunyarwanda. Bariya abantu rero babonye yuko kuzacamo amacakubiri muri iki gihugu bidashoboka, bahitamo kutwangira rimwe twese. Ari nayo mpamvu wumva ngo bazaza kubohora u Rwanda, bazaza kwirukana ubutegetsi buriho, ariko ukabaza ati isi nayo isigaye ari injisiti. Ukareba umuntu udashinga akaza kuvuga ko azaza guhirika ubuyobozi nk'ubwo dufite aha ngaha. Navuga yuko rero ari urwo rwango, ariko rushingiye kuri iyo ideoloji y'urwango rushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ariko nk'abanyarwanda twabibonye kandi n'igisubizo cyabyo turagifite cyane. Hari intambara ihari, intambara iri kuba ihanganishije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abo bafatanyije, aba Wazalendo, FDLR ndetse na Barundi. Kuri ubu ngubu harimo n'abacanshuro bahari ba Blackwater b'Abanyamerika n'aba Colombia. Abahanga mu bya gisirikare bavuga ko ari abarwanyi b'abahanga bafite imbaraga zo hejuru na tactique zitandukanye, aho bavuga ko batandukanye na babandi baje bahawe inzira bakanyuzwa Kigali. Abavuga bati urugamba rushobora kuba rugiye guhinduka, favor zikaba zasubira mu biganza bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuvuga kuri uru rugamba Kongo irwanyemo na M23. Urabona ute iyi introduction y'aba Blackwater muri iyi crise, kuko bari muri Kivu y'Amajyepfo kandi banavuga ko bari no kurwana cyane? Icyambere nakubwira, uwabatsinze nawe yagiye, ahora bakangurira gutaha mu mahoro. Nibaza ku nabi bazabonana. Ako ntakaciyemo. Ariko reka buriya ibibazo byose byewe ngira, subira mu mateka nkareba ibisubizo byabonye. Tshisekedi tutagiye mu mateka ya kure, yaragiye agura intwaro zitagira ingano, azana ibihugu bya SADC n'ibitaroheje ingabo bifite ibyo byakoraga mu gushyigikira urwo rugamba. Azana Abarundi, azana abacanshuro nkeka bo muri nationalities zirenze 10. Resulta yakuyemo ingabo ze zamanitse amaboko. Buriya niba uzasura Goma cyangwa warayisuye, nta nzu uzasanga yarashwe. Niba hari abagaho kurasa haduye, ntabyo kwangiza ibikorwa by'umuturage. Izo ngabo zatashye zikuruza Kabuno hariya ku mupaka wa Rubavu, isi yose ibireba. Nibwo bwa mbere umunyafurika yafashe ingabo z'amahanga b'abazungu abakuruza Kabuno. SADC bayizingira muri stade, abandi babajyana
mu nzu barabafungirana, ahubwo ati ntitubice, turafite tactique na tekinike zituma tubazingira kugera ubwo mwebwe ingabo mumanika idarapo ry'umweru. Nibwo bwa mbere nari mbonye bitari muri filime, nari mbonye ingabo zimanika idarapo ry'umweru. Abasauza bararimanitse, abatanzaniya bararimanika, abamarawi bararimanika, mu gihe abazungu bo bakuruzaga akabuno bataha. Aya ntabwo ari amateka ya kera. Uyu munsi uzanye Colombia, uzanye ngo sinzi wa wapi wa Amerika wa hehe, uko bariya bagiye, ayo mahirwe bo ntibazayabona, ayo mahirwe ntazatangwa. Ntabwo tuzemera yuko bongera guca kuri ubu butaka ngo baratashye. Uzagaruka azafumbira igihugu cya Kongo. Igihe cyose azaba aje ngo aje kurimbura, bavuga ko bafite imyitozo itandukanye n'iy'abambere. ako reka nkagereho, reka nkubwiye my friend, burya mu bintu uzitondera umuntu urwanira uburenganzira bwe. Cyo ni ukuri. Uzitondera umuntu urwanira kubona igihugu cye, uriya muntu ntajya atsindwa. Uzitondera umuntu ufite impamvu arwana. Urugamba rwose rurwanwa kubera impamvu. Impamvu yabo baje ni amahaho, ni uguca inshuro, niyo mpamvu bitwa abacanshuro. Abo baje kurwanya ni abantu bavuga ati iyi ni gakondo yanjye, ndanayigwaho nibiba ngombwa. Umuntu nk'uwo ntiwamutsinda. Bariya rero bazatsindwa, kandi bazatsindwa ku buryo bworoshye kurenza ibyo mwaboneye i Goma. Buriya i Goma abantu rimwe na rimwe agatima kanakubitaga, kavuga ati ariko ibi bintu mana yanjye, ariko tugiye kubona sikoyo zishyizwe ku butaka, drone zishyizwe ku butaka, ingabo zo ntabwo zashyizwe ku butaka, zamanitse amaboko, izindi zimanika ibitambaro byera. Ariya ni amateka rero. Na Cyilima Rujugiro mu myaka nka 500 ishize, ibihugu byose ngo byaraduteye, abanyabungo, abanyoro, abaki bose abari badukikije bose baduteye. Arangije abatsinda, mu butumwa yabohereje bw'intsinzi ababwira ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Perezida Paul Kagame ati turi intare ziyobowe n'intare. Rero ntihagire umunyarwanda bihangayikisha. Aba president yabivuze neza ngo nimuryame musinzire, byararangiye, narabirangije. Ngo uriya mugabo rero mukunda habiri, iyo arimo kuvuga yasuzuguye abantu, avuga ati byararangiye. Umva umuntu abakubwiye message agusuzuguriye ingegera ziri iyo hirya, yanga mukunde arimo kuvuga message noneho yarakaye. Ambwira nyine mu buryo nanjye nimba numva ntakiri. So navuga rero mu banyarwanda rwose, M23 bafite origine yabo yo mu Rwanda, bakomoka wenda ku basekuruza. Wowe ushobora nko gusanga nko mu bisekuru nk'ibya karindwi, hano ushobora guhurira na bariya bavandimwe, n'icyo bazira ni icyo ngicyo. Na hariya bari hari ahacu, ahubwo kuki batahafata vuba ngo banareme igihugu cyabo, batandukanye n'abashaka kubarimbura. Biriya by'imishyikirano, nese ejo wabonye Washington ko Tshisekedi yanga kubisinya. Ubundi se ntibabyise ibipapuro nk'uko Bagosora yabyise ibipapuro? Rero bizarangira n'undi babirukankanye, niyo bazana n'abari mu ijuru. Dore hano mu Rwanda muri 1990 Habyarimana yazanye abazayirwa, azana abafaransa, azana ababirigi, azana abacyanshuro, ariko ntabwo byahagaritse igihugu kubohora. So tujye tureba mu mateka yacu, tuhigire, ntihagire biri gutera ubwoba umunyarwanda uwo ari we wese, n'abari hakurya bari muri M23 naye. Icyangombwa ni uko barwanira koze y'ukuri. Nibatandukana n'ukuri bazatsindwa, ariko niba bafite koze y'ukuri
ntagishobora kubatsinda. ntagishobora kubatsinda. Reka tugende tugana ku musozo. Wisobanuye nk'umugaba w'ingabo zirwanira kuri interineti, ibyo social media kuri social media ni ijambo riremereye, birumvikana. Bivuze iki ku bantu bose bumva u Rwanda bivuze hirya no ngo hino? bivuze ngo burya abanyarwanda turi ready mu ngeri zose. Dufite RDF, dufite national police, dufite security agencies zinyuranye, dufite ubuyobozi buyobowe na nyakubahwa perezida Paul Kagame. Ariko n'umunyarwanda uhinga cyangwa se n'umunyarwanda ucuruza ntabwo yaryamye ngo asinzire. Biravuze ngo numuterera igitero ku ikoranabuhanga ntazegura telefone akoresha ikoranabuhanga gukubitireyo. What's meaning? Bivuze ngo abanyarwanda turi ready, ntabwo igihugu tugisiganyiza uwo ari we wese, nta nubwo tuvuga ngo bifite abo bireba, ahubwo twumva ko bitureba twese. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo simfite isoni zo kujya imbere ya kamera, simfite isoni zo gufata Twitter, Facebook, iki n'iki, kugira ngo mpangane n'umuntu wese wakinisha gutera no guhungabanya iki gihugu cyitwa u Rwanda. Rero umwanzi w'u Rwanda najya abitekereza akabyuka yumva yabaye umwanzi warwo, ajya amenya ko azakubitirwa impande zose kandi agakubitwa na buri wese. Naza kubivuga kuri murandasi azasanga intare zo kuri murandasi, naza by'amasasu n'imbunda, hariya aho tuzaturasa aho dushatse. Ubu dufite abana bifite imyaka 18, 19, bamubwira ati sinshaka intumbi, dore ndimo kuziterura bikangora, ndashaka za kajoriti, akaguru k'ibumoso bagakubita mu ivi. Ariko u Rwanda ruraryoshye mwakabyara. Uru Rwanda ni rwiza, kuko iyo umunyarwanda yicaye gutya ntagire ubwoba bwo kuvuga ngo ndarinzwe, ntagire isoni zo kwitwa umunyarwanda, bisobanuye ikintu kinini, bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Mu gusoza ntabwo nasoza nakubajije iki kibazo cy'amatsiko, ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yishimiraga intsinzi yamaze gutorwa n'abanyarwanda ku kigero cyo hejuru. Mu butumwa yatanze izina ryawe ryavuzwemo, ndetse nawe uri mu bantu bavugiye hariya hantu ijambo. Byagenze bite ko twabonye twebwe kuri interineti, wisange hariya hantu abantu bari kwishimira intsinzi y'amateka, nawe urahari, uri mu bantu bari buvuge? buriya rero reka mbibwire urubyiruko cyane, buriya gukunda igihugu ni igishoro. hariya hantu nahagejejwe n'uw'ikirenga nyakubahwa perezida Paul Kagame. aravuga ati uyu mwana ibyo avugiye hano, uyu mugabo ibyo avugiye hano, ati nibyo, izina rye rigarukaho. reka nkubwire ikintu kimwe n'abandi bacyumvireho, buriya ngo nta kintu kibaho cyiza wowe uzajya uharanire kizakuruta ibindi byose, ni ugushimirwa mu ruhame. burya gushimirwa mu ruhame ni ikintu uharanira, ariko ntiwakigeraho udakoze cya gishoro nakubwiraga cyo gukunda igihugu. iriya podium umusaza yanteretseho hariya ni ukunshimira mu ruhame. kandi nkubwiye ko nta kintu kizarenga icyo ngicyo mu buzima. wampa inka nkagabana, wampa ibintu byose, ariko iyo unteretse hariya uba ushimiye kandi ukanshimira mu ruhame. ibyo ni umusaruro wo gukunda igihugu. kuva kera nirukanka b'umukorerabushake, njya mbona abajene b'abakorerabushake, amatora yaje nkaba umukorerabushake, inzego z'ibanze zaje nkaba nagiye mu nzego z'ibanze, abarwanya igihugu nkaba nahagurutse, ukwamamaza umusaza nkaba namwamamaje, igihugu aho mvuze nkakivuga. ni kuriya kinshimira. buri muntu wese rero najya akunda igihugu akanagikorera, ajya amenya ko
ishimwe rizabaho. Kandi ishimwe se wampa amafaranga ngo uranshimiye? Oya. Ariko unteretse hariya imbere y'abagabo n'abagore, imbere y'isi yose, imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, nkafata mikoro nkamubwira urukundo mukunze, kuri njye numvise ideni nari mufite, numvise ndirangije mvuga nti rwose ibi nahoraga mbyifuza wa mubyeyi we, none ndabibonye, ndakubwiye, nkubwiye akandi ku mutima. I'm happy, kandi rwose ndi happy. ni intsinzi y'ubuzima. Ni intsinzi y'ubuzima pe. Iriya ni igitego cy'ubuzima bwanjye bwose, nta nubwo ari ubuzima bwanjye ngewe jyenyine, n'abazankomokaho. Ariko byose nabikesheje gukunda igihugu. Please bajene, inshuti zanjye, gukunda igihugu ni igishoro. Ni igishoro utanabona ahandi hose. Kandi gukunda igihugu birakubahisha, wubahwa na buri wese. Nicyo nakwifuriza rero wowe unkurikiye, wowe mujene unkunda, undeberaho, kunda igihugu cyawe, bizakubera igishoro cyiza, kandi bizakubera umurage w'abazagukomokaho bose. Sadat, reka dusoreze kuri ubwo butumwa. Urakoze cyane, wagize neza kutuganiriza. Twizere ko iki kiganiro hari uwo kiri bufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wakoze cyane ku mwanya wigomwe, wakoze cyane ku butumwa utanze, turagushimira cyane byimazeyo. Kandi ibyo ukora komeza ubikore neza, birakomeza byera imbuto. Twizere ko bizerera imbuto benshi, kandi Imana ikazanabiguhembera, yaba ari hano ndetse no ku munsi w'imperuka. Murakoze cyane, kandi nshimiye uruhare mugira mu kurwanira ishyaka iki gihugu. Mujye mureka tunashimira ababikora, ntituzabashimire mutakiriho. Uru rugamba mukora muzabona ibyiza byarwo mu myaka myinshi iri imbere. Uzicara uvuga uti nawe nagize umusanzu ukomeye wo gukunda igihugu. Mwebwe rero na timu yanyu yose ni ukuri turabashimira. Ni ibikorwa byiza, harimo abahisemo nabi, ariko mwe mwayikoze amahitamo meza, kandi amahitamo niyo azageza igihugu cyacu aheza hashoboka. Murakoze cyane.